Uri bimeze bite se? Sawa. Biracamo? Ako se nawe gabanya kwigunga. Ngo nigunze rero. Bravo. Ese muri ko hari ibintu numvise papa ari kuganiraho na Anita. Ubundi Birigeti muravukana mu nda. Sibyo ngibyo bitanye byo ni ibiki? Nyine mbwira Birigeti mu buje ababyeyi bombi. Kwimbaza ko yapfuye se? Oya, ntabwo ndi kubikubaza ko yapfuye, ariko hari igihe nyine urabizi ko nyine papa ari inshuti ya papa wawe, akaba n'inshuti ya pilot na mushiki we. Mushiki we mama w'inzobe, umwe ujya ukunda kwambara marinete. Ubuze pilot shandi kampise ni Birigeti uryo yageza n'amandaza ari pilot yamuhaye. Reka igihe papa yari kumwe na Mary Anita. Arangije ngiye kumva nyine numva bari kujujura nyine ngo pilot ngo asanga ari umwana wawe. Bambe banuza Birigeti ngo asanga ari umwana wa pilot. Ubwo wumvise nabi soze ko utabyumvise neza se? Ntabwo nabyumvise neza, akubye ko bari kuzajya bijujuraho. Sha sinzi kandi none ari buryo ki nyine pilot bari gufata Birigeti. Mana yanjye uri mu ijuru. Nagendeye ku marangamutima yanjye, ntabwo natekereje kabiri. Nza kubimenya ntabwo yabingejeje ahangaha. Ese ba muganga ko bambwiye ko ntazanakira nongere mbona undi mwana kabana ngabire ndi kwicuza ibintu namukoreye. Nejo duhure mu kiriyo Satana ntere mubwire nabi. Ibi bintu Mana nawe nabyereka, naho abandi bose niyo yaba ari na mama umbyara wangiriye ku gisi, ibintu ntabwo yabikemura. Nyine nkabona ko harimo akantu. Birigeti no wacu ni imfura yo mu rugo ndamukurikira. Rero ibyo bintu bura warabyitiranyije pe. Nyamara nabyumvise. Nzi ko nuza pilot atabyara. Sindabona umwana we. Sinzi. Shange nabyumvise aho pe kandi ndavuga ati nyine ndavuga ngo reka batagira ngo ndi kubumviriza, ariko nabyumvise. Bomba bari kuvuga ngo pilot mva nyine ngo nuza papa nandi twari kuvuga ngo Birigeti n'umwana wa pilot. Sinzi. Ariko twatubatekereje wenda abaye makuru yahagazeho umuntu ari kugira n'ibyo akurura akagenda ahuzahuza. Ako n'ubundi uze kukurego ndasukunda turi kuvuga ngo nuko yanapfuye, gupfa bibaho twese hano mu isi niko bijya bimera. Kandi narundi sije sinabuze umubyeyi wanjye siniyakiye, ariko nubwo se mfite papa wanjye aramagije, ariko uko byagenda kose nawe wakura ayo makuru kandi ukazabimenya. Ese ba muganga baribeshye nzasubireyo basi ko yapfuye mwana wanjye w'imfura, nawe kumubona kuko byangoye, nkamubona umunsi wa nyuma tena kitaba Imana. Abariki mwana wa mama. Babara wa muntu we. Sister, hari ibibazo burangiye ntajyana nakubwira pe. Nubwo mbona gutya. Kanone ugiye kugira ibibazo komeye cyane. Urutsare mbona ari kwivugisha, ndarindira ko uhava ndebo nambone ndabibura. Uziko ari wimutse. Amaso yanjye asa nayahumye pe. Umva rero nkugira inama. Ndi kwibaza nandi kwibaza ibyabaye. Umva rero nkugira inama. Ndi kwibaza, tega amatwi wumve. Bijya birakazi biri kugenda byiyongera. Kandi uri kubona ndi gusaza, dore imvi zabaye uruyenzi pe. Ndi gusaza. Urumva ngiye gusaza nta mwana nsize ku isi.
imyaka yabaye 70 none urahindura iki ko mbona aho ugiye kwica ari wewe sinzi nisi ibyo ngibyo ko ntahitangira kubibaza mama yifitiye agahinda kwanze no gusohoka muzi ko byanze sha nagwaye mubaza disi ariko nyine naho umuntu mukuru mugani wenda sinzi simutekerereze ariko Payroll yitaga kuri Brigade cyane yego nanjye yagitagaho akaba atantambukaho n'ikibazo mfite nko na nyine arakimfashije ariko bya Payroll ya Brigade byo birenze nyamara ibyo bintu byo nabyumviseho nabyumviseho kandi urabizi ko papa nyine ari inshuti ya papa wawe akaba n'inshuti y'abanita ibyo bintu nabyumvise nyine mbyumvaho nk'utuntu tw'udushukwa mba nimba ari nabyo nasubundi kubera iki yaba amenyekanye yapfuye akaba ariho bivuga ko ari ubu nyine ibyo nanjye ngiye mbitekerezaho nanabitekerejeho n'ejo bundi ndavuga ati ngomba kukuganiza nyine nk'inshuti yanjye ariko cyane birebire rero ariko ngo nyine bizamenyekana wari usoje nabonye uri gukubura nasoje gushyira n'amabase neza nyine ndi kuyakura mu nzira kandi kuvunisha nanjye ndike no kwitekerezaho byinshi tujyane kuvoma sibyo nta kibazo uzi ko mbere no kugufasha mba ngomba kugufasha ariko nyine hagati aho warakoze nta kibazo nuko tugende nyine tujyane nta kibazo tugende ahubwo uzi ikintu na cyari kinzanye ejo na hamwe twari twicaye urana amagambo wabwiye Ngabire burya wamukoze mu nkovu waramubabaje kumubwira ngo umwana nibyo usanze ndi kwibazaho ari we yamureze ari we yareze umwana uruba kuvuga ari amagambo narabuze iyo ndeba narabuze warabivuze ngo iyo ndaba ndumigwa bana yaje akuze ko mutuka igahora mututse burya waramututse waramucokoye ahubwo ikintu nje gukubwira ndakeneye ko uyu munsi urana ko ejo tuzaca ku mazi niba bace ku mazi utaramubwira utaramusaba imbabazi hakenewe kuja kumusaba imbabazi ukamusaba ikigongwe kuko waramubabaje kuvuga ari amajambo yabuze ari kumusonga ari ku muriro wo kubura umugabo we yavunikiye umwana akaba birangiye amubuze yicaye aho umva nibace ku mazi utaragira utaramusaba imbabazi kandi ndagusabye uburakari hari igihe buntera iri zuba ritarashika hagati ahubwo bibaye ngombwa bibaye byiza fatiraho tugende raba je mva naremeye kugenda guherekeza aho tuje hariho hose kandi nkeneye kuba umwe nkuko twabaye umwe mu nda ya mama haguka tugende je gusaba imbabazi Ngabire warayimubabaje waramukosheraje warayimubabaje waramuhemukiye haguruka uje kumusaba imbabazi motari arihe cyako tugenda kuri moto ngo nyine tugende tumurebe ku ibarabara ngo tujane kuri kaburimbo tumurebe ibintu warabikoze n'ukuri naraye nicaye ndiko ndiyumvira ingene tubikikana nabibuze ndaje reka mbanze nde kuntu sindagusiga ahubwo nyarutsa tugenda aho tumugaruka gukaraba hanyuma tuje mu kiriyo wakaravye ariko witunganije tugende ubivuga hamagara abamotari babiri ariga ngende kumva ni hagenda n'amazi Ngire neza makuru neza se ndicara ko ndi kumva nananiwe ko ndi kumva najya kwiryamira none wagiye kure nazungurutse hamaze hose ese byakunze ibyo wagiye kureba byakunze Rudoviko ndamubwiye byose arabishyira ku murongo ubwiye ko nkeneye nk'amajerekane ane subwo zabahaza ruba ruhari niruba keya tuzajya gushaka urundi kuko usanga abasaza bakunda rega karakarwa kandi uzi ko abasaza bagenzi banje ko ntajya kubaha bya bintu bibatumye inda banywa bagatumba ahore zinaga primus uzashyiramo ako nakanje na Simone niwe wanje nanyu uzanshyiramo kamerenda da menya ko ngakunda nge nimereye nk'abana menya ko ushaje ntukajye ukunda bira bintu birimo amasukari nge nimereye nk'abana nikundira utuntu turyohereye iby'inzoga nakwimenyeza inzoga se ntazazibona ubu wagiye kumwe nkajya kunywa se ubwo urugo rwazaba urugo byaba byiza ahubwo niho urugo rwasusura ahubwo kamukubita inkuru Simone ngo ashaka uzajya umuheka ngo yasinze
ndamubwiye nti umugabo wanjye agiye kuba yego bakobwa bako umugabo wanjye agiye kuba jewe nje mpeka ariko jamari nawe namwe ntinzamugura azagucinye kwibuye bihingana suko umucinyura gusa nanamucurika ariko sinabikora da ni inshuti yanjye nako kagiye kuzapfa noneho umugore we yapfiriye noneho aragiye pe reka shaho umugore mwiza Ingabire kuba ubona Simona akora bira bintu nabyo burya nanjye ndikubona nikubuhari nanjye kara kantu yagasomye kakatuma ayibagirwa bya bibazo abafite ngo umugore ikibona mukobwa mwamwitaho pe aramutekera ariko kugira ngo Simona azabikoremo atabonye agacupa ha yakunda inzoga gakabi ariko nangiye kumubwira nabi nuko Simona ndamwubaha nuko Simona mwahamba mubwira nabi uziko nambwiye ngo nuko umugabo wanjye impamvu akagendera ku mabwiriza yawe amabwiriza yanjye se ndamutegeka abantu bose bo muri mudugudu bagize amahirwe bakabana nkuko tubana yewe namubwira umugore mwiza burya Ngabi Imana dore dusazanye Imana koko yarankoreye rwose dushyira hamwe turahuza rega hari abantu babona bahuje umugore n'umugabo bahuje ngo dore ngo baramutamitse ngo baramugiriye ngo bamucuritse ubwonko baramucubanura baramucurika batazi ko ari urukundo Ngabire wanjye nawe ubundi rero Simoni nawe nagahinda k'umugore kandi kandi n'imyaka afite rega ntiyashaka n'undi mugore ko nari namubwiye ngo mushakira umugore se ariko nta mugore ashobora gukara akagabo n'akanyangeso ariko ntukajye usondeka Simoni inshuti yanjye ngo naka umuntu umwe akaza bamuhetse nk'umwana s'ubwo bavona umugabo ese azatera akabariro yasinze ubwo uko ubona ameze sinabonye ari ukura wenda niho atora agatege niko gatuma agira imbaraga ko karwa yakabonye wabonye ubushize niba ndi wari umuhetse naratambutse nanga kumwiyereka yari yacinyuye mu muhanda imbere y'urugo rusangira ko ataha sinzi ko bihinduka umwe bari bagahetse kameze ngo ariko ntukajye usondeka Simoni nubwo ashaje gafite nazirambavu zingana kuriya ariko uriya ntabwo njye ntiyambere umugabo nuko rero mpuye na Anita mu kanya kumbwira ngo nawe afite gahunda yo kugera hano mu rugo na pilote na musaza we sinzi rero nabo ikintu ijambo nyamakuru riza bari bazanye ko pilote akangendaho nka serumu mu mutsi ko ariyo igenda umugore mwiza birumvikana oyi pilote serumu niyo bashyiramo umutsi utayifunze ntiyahagarara pilote nzigina nshaka ko namuhariye ko yambwiye ko umwana ataruwe kandi bari kunshakaho iki none ko yapfuye ko duteranye akaba yapfuye kandi uzi ikibazo gihari nawe ntapfuye ikibazo gihari reka ari kwicuza bari abagabo nka bariya hano kuri iyi si tugezeho ni ukuri barahari bihakana abana bajya babura hepfo na ruguru ugasanga batangiye kwicuza urumva rero nawe ari mu kwicuza kandi wenda akamwihakana nta n'icyo uri bumubaze nese buriya ntiyayumvise wenda ngo nje kumaza isume y'umwana ntiyarazi niba narayishatse rero ntarishatse ariko urebye ukuntu yansunitse cyagiye burya nuko nabuzwe mbikubwiye ko agahinda urebye ukuntu yansunitse Imana niyibiza akamputaza nkiriya afite ngo mfite inda uzi tuyishakana abantu bavuga ngo ntibazabana ngo bazabana se ngo bazabana ngo niranda yanye ngo itariye reka ngiye nakoze ibintu inshinga nk'ubu nose uko yarakujugunya uko nguko umwana wari gufashwa nande utagira hepfo na ruguru urumva rero ngewe umwana wose ngomba kumufata nk'uwanjye kuko ntabwo tuba tuzi kizavamo ntabwo tuba tuzi uwo mwana hari ukuntu haba minisitiri ugasanga Ngabi none rero hari ukuntu nawe ari kuza kwicuza azi ko twaramubabariye waramubabariye ariko igisigaye naza ntuzongere kuzana kamere abaye aje nawe ashaka nko kungura mu yungerega azapferega ari mu marembera aragiye ari kumanuka yo kuma atazayona iyo mitungo ye nshaka gusa nzamubabarira ariko nawe cyane muzamubwira ceceke ntiyongere kuncaho nawe ntabwo yabizana ngo ashaka kuryama wumvise ejo ngo ndikumva ndushye nshaka kuryama yataye umutwe ngo umugore wanjye ngo ntabwo ngo ubabaye nkanjye asigaye ucunze neza utabaye nawe ngo umubabarire neza wewe yatoragura n'amabuye n'amasashe mushiki we ntabwo atagira ngo amwegere amube hafi akamuganiriza akamuremesha akamugira inama
rero se nk'ubwo yabuze umugore yashaka undira ko njye se yamushaka atazabyara agapfa kumubana bambwiye ko atazabyara akazasigarana niyo mitungo ye afite agenda arata ntayo nkeneye nabonye umugabo ntacyo tuzengewe urukundo ruruta byose cyane rwose kandi ni ukuri ngope reka rero dukomeze gutegura ibintu bari abashyitsi nanjye kanjye kuba ndi kumesa turatwenda duteke n'ibishyimbo bigaragara ntuzasondeka abashyitsi pe ngo bazarye urumva ibintu reka nkubaza ahubwo wajya kugira uriya mufuka w'ibigori ngo twari twabitse wagenda agakuraho ibiri 10 byose tukabiteka uzi ukuntu abantu bavuye mu mugi bakunda impungure uzi impungure zitetse n'ibishyimbo uhanyukoromi w'ikigarazaza kandi bakunda impungure barantu bo mu mugi tubatekere kinyarwanda koko byande bya kizungu tugateka impungure tugateka ibijumba tukabihata tukabyumutsa ubu tugateka n'amateke tukagereka ku bishyimbo uburi muri cyasha n'imyumbati bise mu gakira bakajya barura ibyo bashaka tugateka kinyarwanda reka twaje inama kunguku ngo wacuritse ubwo ujure arakacurama mwanzo kwangara kangara igihugu nicyo areke ibyo birabareba cyarwana n'ingo zabo naho ngewe nawe cyanje nawe ayeka kubyivanga uruhuta njye kajya kumesa turatwenda